Yego umuntu wa mbere yambwiye ko nseka neza ni mama wanjye, papa wanjye, ba sister, wa kane shiri wanjye. Rero buriya ikindi kintu cy'abakobwa bafite inkona muri iyi minsi iri kubibona. Sibyo, ibyo se birashoboka ko umuntu sibyo yaba umusitari akaba afite abavandimwe, akaba afite famiye, akaba afite inshuti, noneho byaterwa n'ahantu amaze kugera runaka agahita yumva ko abo ngabo agomba kubihenuraho sibyo, akagenda akamenya ibye wenyine noneho ku cyagiti. Yego birashoboka cyane. Nyine nkawe naje kubitabaza nk'abanyamakuru, naje ngo murebe ikintu mwamfasha. None se sister we ntago mujya muvugana? Ntago mujya muvugana kuva icyo gihe cyose? Nge rero ndamuhamagara akanga kumfata. Yego. Yego. Aba byiza namubaza ikintu dupfa. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalingo mingi wana. Manzi na Innocente, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocente, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongere ngwikaza dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho cy'Rwanda gusika mutondo sase n'ngura sama teragakeka cyangwa se mundi cyo kuri Manzi na Innocente TV birebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito. Ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinginga ngusaba cyane sharing ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane ashoboka. Ndagusaba rero kugitwandikira muri comment kugira ngo turebe ibyakunyuze ndetse n'ibitakunyuze, turebe icyo twahindura cyangwa se icyo twakongera. Njya nkunda kubabwira ngo turi hano kubwanyu kandi namwe murahari kubgacu, twese dufatanyije twagera kuri byinshi kandi tugira ute twifuza. Uyu munsi rero murabona umuntu udasanzwe kuri screen zanyu, umukobwa mwiza cyane uraha ngaha, ushobora kwibaza ngo ni muntu ki se akora iki, noneho aje kutubwira iki, adufitiye agaseke rero agiye kudupfundurira mu kanya. Ndabizi neza ko ari keza. Bimeze biti? Ni meza. Meze fresh? Useka neza. Urakoze. Warubizi neza se ko ufite inyinya cyangwa ntago waruzi ko ufite inyinya? Ndabizi. Ndabizi. Wambwira ibintu bitatu byibuze by'umuntu byiza. Ibintu bitatu byiza cyangwa se ibintu bitatu byiza by'umukobwa ufite inyinya. Ibyiza bitatu by'inyinya ku mukobwa. Urakoze ibintu ndakubwira kimwe. Mbwira bitatu. Oya ndakubwira kimwe. Wambwira bitatu se ko nta kintu bitwara. Kimwe nicyo cyiza ndumva aricyo cyamfasha. Yego. Yego. Rero akundwa icyo nzi cyo abaseka neza. Wow. Wonderful. Ikindi se cyakambye nagusabye bitatu sinzi impamvu ugiye kumbwira kimwe. Oya nanjye nakubwiye ndafatamo kimwe. Kimwe cyonyine muri bitatu urafatamo kimwe. Yego. Ese byibuze wampereza amahirwe nkakubwira icya kabiri n'icya gatatu. Kivuge wowe. Ubwo bivuge. Icya mbere abaseka neza. Urabizi neza kuseka neza cyane. Ndabikubwiye wireba mu ndorerwamo ukabona useka neza byatari. Oya. Yego umuntu wa mbere yambwiye ko nseka neza ni mama wanjye. Mama wawe. Wa kabiri papa wanjye. Wa gatatu ba sister. Wa kane shiri wanjye. Wow, byiza cyane. Rero buriya ikindi cyiza cy'abakobwa bafite inyinya baba bataragitinga abasore cyane. Urabizi kuva wabaho we akakandi kuva wabaho cyangwa se reka ndike kuvuga wabaho wandikira uruhinja kuba watangira kugera mu myaka yo kumva ko yatangiye gukunda. Nk'abasore bangahe bashobora kuba baragusabye ko mwakundana nawe? Yego mana we ubwo nababara? Ntago nababara. Ikintu cyagiye kibakurura cyane kuri wowe utekereza ko ari iki? Ikintu cya mbere navuga ndumva wenda barankundiraga ko nseka. Wow, cyiza cyane. So wambaye neza nabyo ntabwo nabura kubikubwira. Merci. Buri umuntu
nakora neza uzamushime, umuntu yambara neza uzamushime, umuntu naseka neza uzamushime. Ubu nanjye numva gutangiye kuvura gake ariko wapi umaze kumbwira ko ufite sheri numva msendi vamo. So rero nguhaye ikaze ahangaha. Abantu bakeneye kumenya ngo urinde, ese ukunda iki, wandiki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Yego, urakoze cyane kunyakira, nicyo cyambere mbanje kugushimira. Yego, naraguhamagaye kenshi ngo duhure bikajya byanga, ukambwira ngo ufite izindi gahunda. Ariko kuri uyu munsi nishimiye ko unyakiriye. Imana iguha umugisha, nibyo nabanza kugusabira. Yego, rero amazina yanjye ngewe nuko ndasharoni. Yego, ubwo nkaba murumuna wa KECAPU. Sure. For sure. Cyane. Dariyo. Byanyabyo. Cyangwa cyane bya bindi by'abantu bo ngubu barimo bagenda bikina babango uriya muntu turavukana, uriya muntu ndamukunda kandi utamukunda n'iki uri murumuna wa KECAPU. Yego, ndi murumuna we, tuvukana ku babyeyi bombi. Sure. Cyane. Ako we nta n'ugushona, ntabwo uri kubona agashusho. Nakomeje kugenda bitekerezaho cyane. Ariko nabaga ati wasanga ariko akunda abantu baba basa. Ariko mu by'ukuri nta kintu bapfana. Yego, KECAPU nyine ni izina yaje gufata nyine akina filime muri Bamenya, niho bamuziho neza. Ariko izina ryo mu rugo neza ni Jariyo. Yes. Byiza cyane kabisa. Waturutse nawe uba hano muri Kigali cyangwa uba mu ntara? Ubu twe tuba mu ntara. Amagana? Tuba Rusizi. Ibere Rusizi ndahazi, burankunda gutemberayo za Bugarama, za ahantu bitwa za ahantu bita za Kamembe Vuara. Hari hose njya nkunda gutemberayo. Nanjye rega buriya mu rugo iwacu mwabira bice. Ni mwabira bice bye. Turaturanye guzaza kudusura. Ni vuba birumvikana zaza. So rero uyu munsi nishimiye kuba ndi kumwe n'umukobwa mwiza ntawe hano kuri screen zanjye cyangwa se n'abantu bagukurikiranye ahangaha, ariko mu by'ukuri ntabwo nzi agapfunyika umfitiye uyu munsi ngo kari mwiki. Ese kuki wifuje kuza kuganira nanjye? Niki kintu wifuzaga kubwira abantu cyangwa se niki kintu wifuzaga kuvuga? Murakoze. Yego. Ikintu rero nge nifuje kuza kuvuga nuko uwo muzi muri Bamenya yitwa KECAPU yatwanze nk'umuryango we. Murabizi ko n'ubukwe bwiwe tutigeze tugaragaramo. Ntabwo nigeze ngaragaramo ngewe. Yego. Kubera rero kubaka izina yaradutereranye, nta kidufasha Mana. Ubu ngubu ibintu byose ninuze n'inkoni na muri iyi minsi iri kubibona. Reka. Ibyo se birashoboka ko umuntu sibyo yaba umusitari akaba afite abavandimwe, akaba afite famiye, akaba afite inshuti, noneho byaterwa n'ahantu amaze kugera runaka agahita yumva ko abo ngabo agomba kubihenuraho sibyo, akagenda akamenya ibyo wenyine noneho ku cyagiti? Yego, birashoboka cyane cyane ariko yego. Ngo byagenze bike ntabwo mbyumva neza, ngende nsubiriremo neza numva. Impamvu rero ndi kubikubwira ukanga kubyumva, nakubwiye neza nyine ko ngewe ndi murumuna wa KECAPU. Yego, ndi murumuna we ku babyeyi bose. None se byaje mbere before yuko wenda umbwira ngo nta kibafasha nta kigira te, hari amakimbirane hagati yanyu nawe mwagiranaga muri famiye? Rero si wamenya ibyo abantu baje Kigali bahita bikora. Ntabwo wabimenya. Nyine nawe yaraje ari umwana aje gushaka ubuzima. Bigeze aho nyine aza, n'ubu ngubu numvishe ngo afite channel yiwe yitwa ngo KECAPU TV show. Niko bayita yani. Yego, niko numvishe. N'ubu ngubu n'abana afite ngo yanumvishe ngo yabyaye impanga. Ntabwo bazi. None se kuvaho KECAPU yaviriye mu rugo iwanyu sibyo?
ntago mwongeye gukominikana nawe kugeza ubwo azana ashaka umugabo nimube mugeze kugeza ubwo ashaka umugabo mwebwe ntimubimenye nta muntu wo muri famille yanyu se cyangwa wazamutse ngaze mu bukwe bwe kubera rero twe dufite nyine amatelefone manini twajyaga tubibona ku ma YouTube navuga subu sister ko karashatse natamutahiye ubukwe bikancanga rero nkabyibaza nyine nkahora nsaba Imana nkarira nkicara mu cyumba nkarira nkasenga nyine ngo ndebe yuko sister basi yanapfasha ubu sinyiga ubu murugo bimeze nabi ubu nyine ni inkoni nyine nawe uri kubyumva ahubwo nyine nkawe naje kubitabaza nk'abanyamakuru naje ngo murebe ikintu mwamfasha none se sister we ntago mujya muvugana kuva icyo gihe cyose nge rero ndamuhamagara akanga kumfata yego nanagerageje ngo mbone nomero z'umugabo we mubwire ko ndi murumuna we neza yanze kumfata n'umugabo we se yanze kugufata oya umugabo we ntago nabonye nomero ze none se Mary wawe cyangwa se famille yawe yo ibivugaho iki famille yawe ibivugaho iki ibyo bintu byose byababayeho ngiye numva ari nibishya mu matwi yanjye ngiye numva ari bishya mu matwi yanjye Mary wanje we ibyo ngibyo nubwo nanazi Kigali yari yabyanze yari yanze konza nyine kubashaka ariko nyine ndamubwira ati ndaza nanyimatiki ariko nyine hari umuntu nayigurije araza kubera ko ari kwavuganye ko n'umunsi ari bwo wabona umwanya yego ndatega ndaza none se ngubu urishwa neza kuri burara usubiye Rusizi cyangwa urarana muri Kigali ubu ntago nari nabimenya neza ariko nyine ninza gusa ntago nzako ndasubira nese ko nta bandi bavandimwe mfite muri Kigali wigaga mu akanga umambwiye ngo n'ishuri warariretse ngo ntago kiga n'iki wigaga mu akanga nigaga muri senior 3 wigaga senior 3 none se je nibaza ukuntu ubwo umuntu ashobora gukora ubukwe ntamagaremo nyina ntamagaremo se ufite ababyeyi bombi yego ntamagaremo se ntagira ati abavandimwe ntibabimenye uko byagenda kose ubwo mufite ikintu mupfa muri famille byanga bikomeye oya nta kintu dupfa ubwo we wazamumbariza nyine ngize amahirwe tugahura niho byaba byiza namubaza ikintu dupfa rero byanga kujya muri cyangwa se nkunda kuvugana nawe ariko ntabwo gusubira aho mwebwe nka famille mukwiye kwicara hamwe mukareba ikibazo gishobora kuba cyarabaye sibyo iki kibazo akaba ari cyo mwebwe mwiga kubera ko ntabwo yakwifata afate famille ye wenda mere nk'umuntu yitereranye gutyo gusa uko byagenda kose haba hari impamvu itumye ibyo bintu byiba cyangwa se akora ibyo bintu oya na rwango muri famille tugira ahubwo ni kwa kundi umuntu aza muri Kigali yamara kugafata akibagirwa abo mu cyaro yego gusa yihakana umuryango akavuga ko ubwo abantu bamusabiye abantu bamugiriye bate yakoze ubukwe nibwo bwanyu none wigeze azamuka uvuge ngo wenda bimeze gutya na gutya nta muntu yigeze azamuka yewe nta n'uwo mu muryango yigeze azamuka twabirebaga ku ma YouTube nkashaka nyine ukuntu nabonana n'umunyamakuru ndabibura ariko Imana ishimwe kubera Imana yaduhuje nge nawe so rero tugana ku musozo icyifuzo cyawe ni ikihe haba kuri KECAPU ndetse no ku bantu bakurikiranye no ku wundi muntu wese ushobora kuba afite ikintu yagufasha icyifuzo cyawe ni iki murakoze icyifuzo cyanjye nuko nasaba abaturarwanda bose n'abari kureba kino kiganiro yuko bamuzana mukuru wanjye yego uramutse uhuye na KECAPU ni iki wamubaza cyangwa se icyo wamubaza ni iki wamusaba ndamutse muye nawe namubaza impamvu yadutereranye nk'umuryango we akatwanga kandi nta kintu dupfa mu muryango nicyo kibazo namubaza nge duhuye namusaba yuko yakongera
akagaruka mu muryango niyo haba ari ikosa twamukoreye ariko ndumva nge naryo yego ndumva naryo ngewe tukamusaba imbabazi ariko ndumva nakosa rihari kuko nge nigeze nanaganiriza mama ndamubaza ati hari ikibazo ko abadufitanya arambwira ati ntacyo yego so rero nanjye ikintu ngibyo gifasha n'ikindi ko wafashe urugendo ugashyira ugasanga n'urugero